Reka twongere tubahe ikaze bateze amatwi FNFM 93 n'igice kimwe aho tugarutse mu kiganiro cy'abafite ubumuga nk'uko mukomeza kugenda mubyumva. Kuri uyu munsi rero tukaza kugira byinshi tugenda tuganira cyane tukiri kuri iki cyorezo cya COVID-19 cyabaye icyorezo kubera ko isi yose ubu nicyo ihanze amaso, abarwayi benshi bagenda baboneka mu bihugu bitandukanye, bityo rero natwe mu Rwanda ntitubura kongera kugenda tubigarukaho kugira ngo tubone uko tugenda duhashya iki cyorezo, haba mu bafite ubumuga haba badafite ubumuga, kugira ngo twese turwanyirize hamwe kureba uburyo iki cyorezo dushobora kuba twagica imbaraga cyangwa se tukakivanaho. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakora ubuvugizi ku bantu bafite ubumuga n'abanyantege nke Rojaped. Abafite ubumuga rero ntabwo bakitwa ibintu, basigaye bitwa abantu, nk'uko uyu muhanzi Senderi akomeza kugenda abigarukaho mu kiganiro cyacu ndetse no muri iyi ndirimbo. Bakitwa impumyi, bitwa bafite ubumuga bwo kutabona. By'umwihariko rero kuri uyu munsi tukaba turi buze kugaruka kwishyira hamwe cyangwa se ku muryango, navuga yuko n'umuryango umuryango w'ubumwe bw'abatabona mu Rwanda niwo turi buze kuganira. Mu minsi yashize twaganiriye n'abafite ubumuga bugufi bukabije ndetse n'uhagarariye umwe mu bahagarariye abafite ubumuga mu karere ka Kicukiro, ariko akaba afite ubumuga bw'ingingo. Twaganiriye kuri byinshi byagiye tubiganiraho tunabivugaho cyane muri ibi bihe by'iki cyorezo cya coronavirus. Abantu barashoboye n'abandi bose barashoboye. Nk'uko rero uyu muhanzi akomeza kugenda bivuga ko bashoboye, reka by'umwihariko uyu munsi tuze tuganira na Donatira, akaba ari umwe mu bayobozi bumwe bw'abatabona mu Rwanda, kandi by'umwihariko akaba ari na vice perezida ku rwego rw'isi w'abafite ubumuga bwo kutabona. Ubwo rero araza kugira byinshi agenda tuganirira, ariko reka tubanze twumve n'uyu muhanzi witwa Jeff ku ndirimbo ye Tubiteho, dore ko abahanzi bakomeza kugenda biyongera cyane bazana indirimbo, ariko uyu nguyu tukaba tumusaba kugira ngo byibura akomeze adushakire n'izindi ndirimbo, nk'uko nawe yabashije gukora mu nganzo agira icyo avuga kuri iyi ndirimbo yashyize ahagaragara Tubiteho. Ndashoboye bafite ubumuga bakeneye uburenganzira, uburere ndetse n'ubumenyi, mu Rwanda hose tukabakunda. Abantu bafite ubumuga ntitukabasubiza inyuma, mu cyerekezo u Rwanda rujyamo nabwo bazasigara inyuma. Baha agaciro bavugire, wirinde kubatererana, umubiri ubyara udatse kuko ejo nawe byaguteraho. Umutima wa kimuntu ufasha abafite ubumuga, hari ababura amaboko, hari n'abacitse amaguru, hari abatumva batavuga, hari abavuga batabona, cyangwa babura ingingo zitandukanye z'umubiri. Ibyo nabwo bibabuza kugira agaciro nk'abandi bantu, tubafashe bibone muri sosiyete nyarwanda. Abantu bafite ubumuga bakeneye uburenganzira, uburere ndetse n'ubumenyi, mu Rwanda hose tukabakunda. Abantu bafite ubumuga ntitukabasubiza inyuma, mu cyerekezo u Rwanda rujyamo nabwo bazasigara inyuma. Baha agaciro bavugire, wirinde kubatererana, umubiri ubyara udatse kuko ejo nawe byaguteraho. Bashoboye abakiri bato bige kandi begerezwa ubuvuzi, tubarihira amashuri, tubatangire mitiweli, tubavuganire hose bitume bigirira icyizere.
ngira ngo rero nari ndimo mbabwira yuko turimo dushakisha umwe mu bayobozi ba RUB cyangwa se ubumwe bw'abatabona mu Rwanda ku murongo rero wa telefone tukaba turi kumwe nawe. Mwiriwe Donatira. Mwiriweho. Yego ngira ngo rero muri studio za Fine FM 93 n'igice kimwe aho tugiye kugirana ikiganiro kitari kirekire cyane ariko kiri buze kugenda kigaruka cyane cyane ku bafite ubumuga bwo kutabona. Yes. Ngira ngo reka tuhere kuri ibiyenda mutangire mutubwira ubumwe bw'abatabona mu Rwanda buhagaze bute kugeza kuri uyu munsi, mufite abanyamuryango bangahe? Umuryango w'ubumwe nyarwanda bw'abatabona ni umuryango watangiye mu Rwanda muri 1994 ukaba warabonye ubuzima gatozi muri 1995. Ubu ngubu ufite abanyamuryango 300 kandi bakaba bari mu turere twose tw'igihugu. Ngira ngo abazi Donatira reka tubariwe tubanza guheraho nk'umuyobozi, ubanza utwibwire. Nitwa Donatira Mukandera Kanimba cyangwa yanditse mu ndangamuntu yanjye ni Kanimba Donatira Mukandera. So nakuriye muri Kenya niho neza amashuri yanjye yose ntabanza yisumbuye na university. Ababyeyi banjye bari impunzi mu Burundi icyo gihe. Hanyuma ariko 1994 bagarutse mu Rwanda, ari nabwo twashoboye gushinga uwo muryango dufatanyije n'abandi bantu bafite ubumuga bwo kutabona twahuriye muri Kenya. Hanyuma 1996 nibwo naje kuwuyobora. Nashoboye kwiga nk'uko mbivuze amashuri abanza, ayisumbuye na university nize sociology n'imiyoborere. Hanyuma rero ubwo ngubwo umuryango twarawushinze dufite gahunda yo guhuza abantu bafite ubumuga bwo kutabona mu muryango kugira ngo dushobore kwivuganira na leta. Ngira ngo noneho reka tugaruke cyane cyane mu muryango w'ubumwe bw'abatabona mu Rwanda. Uzi ko hari ikibazo tumazemo iminsi cyangwa se icyorezo cyateye cya coronavirus mu muryango wanyu, nta nzitizi mwarahuye nazo muri iki gihe cyaguma mu rugo? Inzitizi zirahari ntizabura, kubera ko nk'uko bigaragara umuryango wacu n'umuryango ushingiye ku banyamuryango. Ukuvuga ngo abantu bose bafite ubumuga bwo kutabona duhura nabo tubashishikariza kuba abanyamuryango. Uretse ko atari ngombwa, udashatse kuba umunyamuryango ntabwo tubimuhatira. Hanyuma bivuga ko rero tugomba kugenda duhura n'abanyamuryango kuko ibikorwa byacu ahanini ari ubuvugizi kugira ngo dushobore kuganira nabo, tumenye ibibazo bafite, tumenye aho bigeze mu gukemuka ibyo twagiye dukorera ubuvugizi, kugira ngo tumenye ko dukomeza gukora ubuvugizi. Ubwo rero muri iki gihe cyaguma mu rugo ibyo ntibyari gushoboka. Hanyuma nanone abantu bafite ubumuga bwo kutabona ni abantu bagira ikibazo cy'ihezwa akenshi. Ubwo rero nanone hari hakenewe ko hakorwa ubuvugizi kugira ngo za nkunga leta yatangaga zigende zibageraho. Abo tutashoboye kugeraho tubahamagaye kuri telefone, akenshi nyuma bazaga kuduhamagara batubwira ngo ubufasha ntibubageraho. Ugasanga nta buryo dufite bwo kubikurikirana kugira ngo bwa bufasha buzashobore kubageraho. Numva rero mu rugo yaratuzitiye cyane. Noneho rero ku bana sinzi niba wari kuza kumbaza ku myigire, kuko ku bana bari mu mashuri bafite ubumuga bwo kutabona bo rwose abo ngabo baratakaye. Birumvikana ni imbogamizi cyangwa se ni ingorane mwahuye nazo. Hanyuma ni izihe nama mufata kugira ngo mubashe kubagira? Inama twabagira ahanini kandi ni nazo dukunda kubagira
ni ukwigaragaza ku buyobozi bw'ibanze kuko icyo twebwe duhagazeho ni ukuvuga ngo amategeko ubundi y'igihugu ntabwo yagenwe aheza ariko nta gikorwa kugira ngo abantu bagenda basigara inyuma badahezwa ubwo rero tubashishikariza kwigaragaza no kwivuganira kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe iyo niyo nama ya mbere nabagira byananiranye rero nicyo gihe babitumenyesha kugira ngo natwe duhaguruke tugaragarize ubuyobozi ko abo bantu babaheza bitari muri gahunda ya leta bibaye ngombwa bibaye birebire byaba ngombwa ko tubigaragariza leta ko hari abantu bakora active discrimination bakora iheza ku bushake mu gihe n'itegeko nshinga ry'igihugu ribuza iheza byumvikanye ko muri iki gihe cya lockdown cyangwa se guma mu rugo hari abatarabashaga kubona uburyo bagezwaho na ziriya nkunga leta yabashije gutanga hanyuma nk'umuryango wanyu muri ibi bihe byari bigoye mwafashije abanyamuryango byibura kugira ngo nabo abatarabashije kugerwaho n'ibyo ngibyo leta yatanze bitewe n'uko batabashije kubibona cyangwa se batabashije kubabarura byibura umuryango n'icyo bamariye ntacyo twari gushobora kubera gahunda ya guma mu rugo kugira ngo dushobore kubageraho bisaba ko duhaguruka tukajyayo ntabwo rero twari kubishobora ikindi kandi ntabwo umuryango wacu ari umuryango utanga imfashanyo ubwo rero cyari ikintu gitunguranye twagombaga gushakira uburyo uburyo dutangira kubushaka muri icyo gihe bikimara kuba ndumva ubu ngubu byenda kurangira ari bwo tugenda twumva ko hari uburyo buzashoboka urumva rero ni ukuvuga ngo nabo tuzashobora gufasha ni ukubondora barazahaye ntabwo ari ukuvuga ngo cya gihe bari bafite ibibazo twashoboye kubageraho ntabwo byadushobokeye ni akantu keza ugarutseho ati byaratunguranye nk'umuryango w'ubumwe bw'abatabona mu Rwanda ni iki mugiye gukora kugira ngo bitazongera kutungurana bitazongera kubatungura ntabwo twifuza ko tuzakomeza kugira ibyorezo nk'ibyo ngibyo birumvikana ariko nanone ni ukwitegura kuko byaje bitunguranye kandi nta wari uzi yuko bishobora kuza nta wari uzi ko bishobora kuba ngira ngo n'imvugo y'igiswahili baravuga ngo ajali haina kinga ni ukuvuga ngo impanuka nta rukingo ntabwo biba byoroshye kugira ngo uzateganye kumenya ngo ikiza kije kizaza gisa gite ariko rero icyo dukora twebwe igihe cyose ni ukubanza kumenyesha ubuyobozi bw'ibanze naho ubundi ikindi ni ukumenya abanyamuryango bacu aho bari twari twaragerageje gutanga amatelefone tugafata imirongo y'amatelefone y'abaperezida b'amashyirahamwe yacu ni nabwo buryo twashoboye kumenya bimwe mu bibazo abanyamuryango bahuye nabyo kuko twahamagaraga abaperezida ariko noneho ugasanga kubera ko gahunda ari guma mu rugo abanyamuryango badafite telefone nabo baperezida ntibashoboraga kubageraho ubwo rero ahari mu mishinga twategura mu gihe kiri imbere tuzakora uko dushoboye gushishikariza abanyamuryango bacu kumenya gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo noneho communication gushyikirana bizajya bishoboka icyo nicyo kibazo rwose cyatugonze gushyikirana kugira ngo dushobore kugera ku banyamuryango bacu bose reka none yego komeza narivuze nti kuko twashyikiranye byarashobokaga ko twanavugana n'abo bayobozi tukabagaragariza ibibazo by'abo ngabo batakaye cyane ariko noneho nta gushyikirana byari byaratugoye pe icyo nicyo tuzarwanya rwose
icyo ni kimwe mu byo muzarwanya kijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo mubashe gushyikirana nk'uko wabivugaga ariko se n'izihe ngamba zindi mufite mu muryango w'abatabona mu Rwanda kugira ngo habeho wa mugani guhuza kw'abanyamuryango ndetse n'abayobozi nubwo musanzwe muhuza ariko habeho kuba umwe kuko iyo abantu babaye umwe burya kugira ngo uzabashe kubameneraho ntabwo bikunda ingamba zifite rega si ukuvuga ngo hari ikizahinduka kuko ku byo twakoraga ibyo twakoraga icya mbere ni uguhuza abanyamuryango bacu mu muryango umwe w'abafite ubumuga bwo kutabona kugira ngo dushobore gukora ubuvugizi kwivana mu bwigunge no kuzamura imibereho yacu icyo ni cyo kintu cya mbere ibindi byose biza byubakiye kuri icyo ngicyo ubwo ngubwo rero ingamba dufite ni ugushaka uburyo bwo kurushaho kugera ku banyamuryango no kubagumisha mu muryango kuko imirimo yacu ishingiye ku mfashanyo z'abaterankunga iyi mfashanyo z'abaterankunga zabaye nkeya rero hari igihe tutagera ku banyamuryango nk'uko tubyifuza ubwo rero icyo ni ikindi tuzashyiramo imbaraga gushaka uburyo bwo kugira ngo noneho dushobore kugera ku banyamuryango benshi bishoboka ntabwo nashobora kuvuga ngo ni bose kuko uko tugenda dukura turushaho kumvikana tugenda tubona abandi bashya noneho dusoza ikiganiro tugiranye hari ikigo mufite i Masaka cyo gusubiza abantu mu buzima busanzwe ese kugeza ubu ngubu gihagaze gute kirimo kirakora wagira icyo kitubwiraho ikigo cy'amahugurwa ku bafite ubumuga bwo kutabona kiri i Masaka ubu ngubu muri iki gihe kirafunze kuko gahunda ya guma mu rugo itangiye bahise bafunga ibigo by'amashuri n'ahantu hose hakoraniye abantu ubwo rero abari bahari twarabohereje barataha twongera kwemererwa guhuza abantu bari mu ntara n'abari i Kigali kuba bari kumwe mu bigo tuzabahamagara bakomeza amahugurwa yabo baherangize ariko muri iki gihe ubu ngubu nta bantu bahari ni abakozi bo mu biro bahakora iminsi mikeya mbese ukurikije uko akazi kameze reka rero bashimira mugira ubutumwa muha abanyamuryango banyu ubutumwa twaha abanyamuryango bacu twababwira ko muri ibi bihe bigoye turi kumwe turacyakora uko dushoboye gukora ubuvugizi ariko kandi nk'uko duhora tubashishikariza kudaturiza mu kato cyangwa mu bwigunge nabo bazahaguruke bikorera ubuvugizi kugira ngo bagaragare leta igihe cyose ijya imenya ko gahunda zayo zigomba kugera ku bantu bose mu gihe zitabagezeho rero leta izashobore kugira ingamba ikiraho kugira ngo igituma gahunda zitagera ku bantu bose noneho zizabagereho bose nuko murakoze murakoze nawe ngira ngo rero uyu ni umuyobozi Donatira wo mu muryango w'ubumwe bw'abatabona mu Rwanda twaganiraga ariko umurongo wa telefone ukaba ufunguye mu minota mike dusigaranye kuri 07887909 878 ahangaho ukaba wahamagara tukabasha kwakira ukagira igitekerezo utanga ariko tunagaruka nanone ku bafite ubumuga dukomeza kubakangurira gukurikirana gahunda za leta ndetse no kumva icyo izo gahunda za leta zigamije hanyuma ku butumwa bwanyu mwagiye mwohereza hari abundi babohereje ubutumwa bugufi ariko ntabwo bisobanutse gusa byaba byiza nakiriye nka babiri 0787790987 noneho mukagira icyo mutubwira mbere yuko dusoza ikiganiro kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze koko Fine FM bifite gahunda nyinshi zigiye zitandukanye gusa nkaba nakubwira yuko uri bukurikira ikiganiro cya siporo nyuma y'ahangaha ngira ngo rero uyavuyeho ngira ngo umurongo uracyafunguye yego alo
avuye ku murongo nawe nibyo navugaga nti ubashije guhamagara muri aka minota mike dufite kugira ngo ubashe kugira ubutumwa utanga ni 0787 09 8 Allo? Yego? Umuhanzi Joseph navugana. Inde? Umuhanzi Joseph. Umuhanzi Joseph yego? Murakoze cyane rwose natwe tubateze amatwi gatanu kuri gatanu. Kandi dushyigikiye ikiganiro mukomeza kutugezaho mudukorera ubuvugizi cyane cyane abantu bafite ubumuga. Rwose turabashimiye kandi tuba twishimiye cyane n'ibitekerezo mugenda mutugezaho no kurushaho gushyigikira iterambere ry'abafite ubumuga. Murakoze cyane. Sawa urakoze Joseph ati rwose muba mudushyigikira iyo mubasha kugira ubuvugizi mudukorera. Undi umwe ku murongo wa telefone mbere yuko dusezera koko iminota nayo ndabona itatworoheye nubwo navuga nti tunasoreje naha nta kibazo cyaba kirimo gusa reka dukomeze tubabwira yuko iki ni ikiganiro mugezwaho n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakora ubuvugizi ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abanyantege nke. Allo? Yego? Dushime Dushime ukaba uherereye hagana he? Mu karere ka Gasabo. Yego? Umurenge n'imbere akagari muri Dashi. Ikiganiro wagikurikiye? Nagikurikiye nta kibazo mwakoze cyane cyose. Sawa no kurakoze Dushime niba washimaga. Ngira ngo rero dusoza ikiganiro cyacu tubabwire yuko ari ikiganiro mugezwaho n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakora ubuvugizi ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abanyantege nke Rojaped. Tukaba rero tuzongera iki kiganiro kuri uyu wa kane n'ubundi kuva ku isaha y'isa 6:30 kugera ku isaha y'isa 7 nkaba nababwira nti mukomeze mukurikirane gahunda za Fine FM 93.1 muri studio mukaba mwari kumwe nanjye Jean Pierre reka mvuge nti uwiteka akomeze abane nawe.